ubwira ibintu batandukaniyeho. Theben ni Indyarya, Bruce Melody ni umunyakuri. Where are you, Theben? I want to talk with you. Mugisha kandi yarawubonye yarawugize ese koko ibimaze igihe biri kuvugwa kuri izi mbuga nkoranyambaga ku muhanzi Theben nibyo. Mu minsi ishize umunyamakuru Phiripiter mu kiganiro The Choice Live bamubajije itandukaniro riri hagati ya Bruce Melody ndetse na Theben, avuga ko Bruce Melody ari umunyakuri nyamara Theben we akaba ari Indyarya. Utagira ngo ni Phiripiter kandi gusa washimangiye ko Theben ari Indyarya kuko ejo bundi na Emirene mu kiganiro akoranye na Kiramani nyuma yo kubukwe bwa Emirene burangiye yongeye gushimangira buryo ki Theben ari Indyarya, ati ntabwo byumvikana ukuntu nshobora kuba naragutumiye mu bukwe ntubuzemo ntunambwire n'impamvu yatumye utaza ahubwo warangiza ukantumaho Kiramani. Ati reka tubyihorere kuko Theben ni big brand ntago njya nkunda kumuvugaho. Uretse gato turabizi neza Emirene ni umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda, yagiye atumira abastari benshi bagiye batandukanye ngaho ba Bruce Melody, ngaho ba Rocky, ngaho ba Chris n'abandi nashobora kuvuga ngo ndondore. Ariko se kuva wabaho wari wabona n'umunsi wa rimwe Theben yicaranye na Ndahabirene bari gukorana ikiganiro nk'uko ajya gikorana na Bruce Melody cyangwa n'abandi bastari? Aho wenda ushobora kuvuga ngo nuko Theben atajya akunda gutanga ibiganiro, ariko si rimwe si kabiri tubonye Theben ari gukorana ikiganiro na Tycoon, kandi ntitwavuga ko ari Tycoon aho ibiganiro gusa kuko na imukora ku gihe nawe Theben ajya amuha ibiganiro. Reka tugaruke kwa Phiripiter rero. Murabizi Phiripiter akora mu kiganiro The Choice Live aho bari kumwe na Musoni Freddy ndetse n'abandi banyamakuru bo kuri The Choice. Muri iki kiganiro batumira abastari b'ingeri zose bakaganira nabo, baba abastari bakomeye ndetse n'abastari bakiri kuzamuka. Iki kiganiro cyagiye gicamo abastari bagiye bakomakomeye hano mu Rwanda ngaho ba Bruce Melody, ngaho ba Niyo Bosco, ngaho ba Juno Kizigenza, ngaho ba Chris n'abandi ntavuga ngo ndondore. Ubwo igitangaje nuko nari umunsi wa rimwe Theben yari yaza muri iki kiganiro The Choice Live, kandi si rimwe si kabiri si gatatu bamutumiye ngaze mu kiganiro baganire, ariko Theben akanga akababera ibamba. None se n'iki gishobora kuba gituma Theben yanga kujya mu biganiro na Phiripiter cyangwa se na Emirene, noneho bikarenga nabo bagahindukira bakamwita Indyarya? Ahubwo se n'iki gituma imo ku gihe Theben ashobora kumuha ikiganiro nyamara Bruce Melody nawe kugira ngo ahe ikiganiro imo ku gihe bikaba ari ikibazo cy'ingorabahizi? Reka dusubire inyuma ho gatoya. Burya koko Theben abika inzika. Mu myaka ishize hari saga yageze kubaho hagati ya Theben ndetse na Ndahabirene. Icyo gihe Ndahabirene muri ya gahunda yo gukora ibiganiro yagize gutya ajya muri Uganda gusura papa Theben ndetse na mama Theben aho baba hari mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ngo ageze yasanga babayeho mu buzima bubi, ngo ibikoni byabo byubakishije amabati, maze akorana ikiganiro nabo gusa akajya agenda babaza nyine kuri Theben umuhungu wabo nuko bamufata nuko abitaho ibintu byose, ngo akajya bibabaza, ngo ariko agenda ashyiramo Theben ngo nuko nk'abasaza n'abakecuru batari basanzwe bamenyereye iby'imbuga nkoranyambaga ngo baramubwira koko barinigura. Ndahabirene ngo niko guhitaza akabwira Theben ko natamuha amafaranga runaka ari buze kwa uploading icyo kiganiro. Ibyo bintu byababaje Theben, ngo reba ko Theben mu biganiro yagiye akora nyuma y'icyo kiganiro ngo agendaga abwira abanyamakuru bagiye babikorana ko ari abanyamakuru hano mu Rwanda batari professional, ngo bashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu ngo akagerageza gushaka uburyo kibamusebya, ngo kandi ibyo bintu ntibikwiriye mu mwuga w'itangazamakuru. Ubwo rero kuba Theben ataratashye ubukwe bwa Irene nyamara akajya gukora promotion y'indirimbo y'inshara, ibyo byo nta gitangaza kirimo. Ikindi kandi muri icyo kiganiro Kiramani yari gukorana na Irene wabonaga ko abimubwira nta kibazo byari bimuteye, gusa nyuma yaje kubitekerezaho ahita yibuka bifu bafitanye, aravuga ati kuba Theben ataraje mu bukwe bwanjye nta gitangaza kirimo kuko n'ubundi kuva na kera ntabwo twumvikana ko tutajya dukorana ibiganiro abantu bakabonaje mu bukwe bwanjye, wenda byari ko ari fair play, ariko kuba atarayishyizemo nta kibazo. Reka tugaruke kwa Emi na Bruce Melody rero. Mu minsi yashize nibwo Bruce Melody yagize gutya ari mu kiganiro akavuga ko ari abantu bakunda kugenda bamusebya, harimo nk'umunyamakuru Emi ukora ku gihe. Yaravuze ati umunyamakuru bita Emi ni umunyamakuru ukunda gukora inkuru zinsebya kandi sinzi ikintu dupfa, ariko ndashaka kuzamwegera nkamubaza. Kandi nanone ngo ari igihe Emi yageze gukora inkuru ngavuga ngo ukuntu ngo Bruce Melody yagiye kuririmba ahantu ngo bitewe nuko afite indirimbo z'ibishegu ngo barangiza ngo bakamusohora mu gitaramo ngo kandi ari mu batumirwa bari bakomeye. Ngo noneho Bruce Melody agatungurwa no kubona Kereman na Music nawe ageze gutya agaposting iyo nkuru, nyamara Emi yayikoze ari igihuha, ariko akunda umuntu aho kwanga akagukoraho inkuru gutyo gusa nyine kugira ngo agusebye. Ngo mu by'ukuri Bruce Melody yarangije kuririmba, arangije atasohoka mu gitaramo aragenda bitewe nuko arafite izindi gahunda zihuta. Ngo Emi wakimara kubona Bruce Melody agisohoka mu gitaramo kitarangiye ngo yahise ajya kwandika inkuru ngo ayiha umutwe ngo Bruce Melody indirimbo ze z'ibishegu zimukozeho, ngo maze inkuru iratrendinga, ngo ariko Bruce Melody kubera ko asanzwe amenyereye iby'imbuga nkoranyambaga arabyihorera. Ngo ahubwo yaje gutungurwa no kubona Kereman na Music nawe ageze gutya agakora repost y'iyo nkuru ngo kandi nyamara iyo nkuru ari igihuha. Ubwo rero Phiripiter nk'umunyamakuru utagira ipfana bamubajije itandukaniro riri hagati ya Bruce Melody ndetse na Theben, avuga ko Theben ari Indyarya nyamara Bruce Melody akaba umunyakuri bitewe nuko amushakiye amubona.
Gusa Theben we ntushobora kumutumira atakwiyumvamo ngo aze mukorane ikiganiro. Niyo mpamvu ushobora kujya kubona ukabona Theben ahaye ikiganiro Tycoon, nyamara kugira ngo azapfe kujya Phiripiter muri The Choice Live cyangwa se azapfe kugihirene muri Ndahabi, ukabona ni ibintu bigoranye kuko kugeza ubu tuvugana nta kiganiro na kimwe Irene muri Ndahabi yari yakorana na Theben. Nyamara ku bandi basitari ho byagorana cyane kubona umustar ukomeye hano muri music industry yo mu Rwanda utarakorana ikiganiro na MI Empire. Ikindi kandi kuba Phiripiter, Emirene ndetse na Baroki bari muri team ya Bruce Melody nabyo bituma Theben adashobora kubaha ibiganiro. Ngayo nguko rero impamvu ituma Theben atajya apfa guha ibiganiro bamwe mu banyamakuru bo mu Rwanda nabo bakarenga bakamwita Indyarya. Mwakoze cyane kubana natwe, niba ugejeje kuri uyu munota ukiri kureba iki kiganiro, making sure ko wakoze subscribe.